kwemera Yesu n'amagambo cyangwa n'ibikorwa. Nubundi ngiye kubaza ngo wowe ubibona ute? Agakiza kakwiye kuba gahindagurikana na viziyo. Yewe nagiye nganira n'abantu benshi bakishijwe kera itorero rigera mu Rwanda. Byari bigoye cyaraziraga gushyira kanta mu mutwe. Urimo byumva? Kandi barabirondoraga. Ariko ikintu uri kwirengagiza. Kandi nicyo ndashaka ko ukora. Ntabwo nshaka kumbwira discipline y'itorero na doctrine z'idini. Ntabwo ngira iby'idini. Agashya ni kaba mu idini. Ndabisobanura. Waruzi ko. Hagaze manje bisobanura. Uburetse gato. Urashaka kuvuga ko Javete reka nkubaze. Wamenye Imana ute? Namenye Imana ute? Cyo ahubwo urabikosoye. Iyo rero uri umusirimu no mu mutwe kugira ngo ntuvuge ngo uri umusirimu suko wambara neza. Ahubwo nuko n'imivugire yawe n'imigendere yawe nuko usobanura ibintu byawe. Izo bisobanura ubusirimu ufite. Oya gusobanura rega haba gusobanura n'ubusirimu ni ibintu bibiri. Ubusirimu uguraza kubisobanurira abantu ngewe nuko mbyumva. Kuba umusirimu nukwambara neza nuko ngiye bimenyereye. Umuntu wambaye neza baravuga ngo uyu muntu kwere kabisa n'umusirimu. Icyambere agomba kwambara neza, kabiri akabagira isuku. Uwo muntu ufite ibyo bintu bibiri wambara neza agira isuku uwo mbabwita umusirimu. Sibyo gusa n'inzu utahamo n'imodoka kugendamo. Ushobora kugira inzu nziza ukagira imodoka ugendamo ariko nanone wambara nabi. Oya byose nyine uri umusirimu uba wambara nabi udakaraba kandi ubifite. Kandi uri umusirimu, umusirimu akora utwo tuntu twose kugira ngo ubusirimu muzeho. Reka tubuze n'igice cy'umwuka. Taza kwihuza n'igice cy'umubiri gusa. Hanyuma twibajije ngo mbese ntago umuntu umukristo agomba kuba ari umusirimu. Ahubwo umukristo agomba kuba umusirimu byahatara ahubwo. Niba agomba kuba ari umusirimu rero ko kera ubu ngeze ku musozo aho nza kubaza ngo ni mubaririza inzira za kera abari zo munyuramo niho muzagira uburuhukiro bwo mu mutima. Ko kera ubu ngubu iwacu mu itorero cyangwa iwanyu mu itorero aho usengera simpazi kera ko inzira za kera zo mu Rwanda abantu abana b'imyaka 18 ngo ntibambaraga bambaraga ubusa. Aho batangiriye kwambara batangiye gukura bakambara inshabure. Sibyo se siko byagendaga. Njya ndeba ku byogerano by'abanyamateka nkabona abagabo bambaye ubusa nta kintu bambaye. Ubwo ni mu gihe cy'abami mu gihe cy'abami itaraza mu Rwanda. Hanyuma none ubu umuntu wambaye bino akamini kagera hano biba bikoze ikosa. Sibyo? Uwambaye imyambarire mibi. Ngabanye imyambarire mibi. Uwambaye ibirebire muri wambaye imyambarire myiza. Ntago umuntu ukwiterambere rigenda riza yakwambara ibijyanye n'igihe agezemo. Ubwo icyo turagikemuye. Ariko se none se Yesu yavuze ngo Yesu yaravuze ngo muzanyubakira nzuki. Oya hari urusengerwa n'abantu. Urwo rusengero hari urusengero rw'abantu abantu bahuriramo bagasenga. Kandi tuvuze ko oya hari urusengero abantu bahuriramo bagasenga. Oya icyo waruvuze bwa mbere ko ari tugarukaho. Warumbwiye atantu hose mwateranira habahera kandi ko bivuga ngo muzajya hose hazabahera. None turahateraniye kandi duteranijwe no gusenga. Hamaze kuba tayari ubu turateranye dore turenze babiri. Ko Yesu yaravuze ngo babiri cyangwa batatu ni baterana bateranijwe no kuvuga izina ryanjye nzajya nururuka mbane nabo. Ubu ngubu Yesu araha ubu habaye urusengero. Biraza base ku cyumweru ko nzajya guterana mu rundi cyane rwose. Kubera iki? Cyane bitewe n'impamvu imwe ndagiye kukubwira impamvu uzajyayo. Turabasuhuje bene data bakundwa mukurikirana izi channel nkuko twabibabwiye yabivuze TV Impanda TV mukadukurikira buri munsi turabasuhuje nimugira amahoro y'Imana. Abari hafi n'abari kure abari mu Rwanda abari mu bihugu duturanye muri East Africa abari ku migabane y'Uburayi muri Amerika muri Aziya mu Burayi ahantu hatandukanye mudukurikirana mwumva ikinyarwanda cyangwa se mukagira umugisha wo kubona wasemurira mu kinyarwanda. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Turabasuhuje rero ngewe ndi Jafete ariko ndi kumwe na mwene data Jean Marie. Ndagusuhuje Jean Marie. Amen. Imana ni guha umugisha. Turi kumwe kandi kuri kamera nabasa bose Emi. Imana nawe imuha umugisha. Hanyuma twagarutse mu kiganiro ntabwo nshaka ko dutinda ndashaka ko twihuta tukaganira ijambo ry'Imana. Nababwiye ko nta yindi ntego iba kwizicana
hari ibintu byinshi biri kugenda bitrendinga ku isi, twebwe ntabwo ibyo bitureba. Ikintu kitureba no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana, niyo ntego dufite, niwo mugambi wacu, nta kindi. Kandi ni muryoherwe n'ijambo ry'Imana, mwe kurifata nkaho ari ibintu bifite umumaro. Ubu ngubu uyu munsi abantu bari kurikunda, ariko mu minsi izaza abantu bazarikenera, bazaryifuza. Maze iminsi nsoma ijambo rivuga ngo bazakubita ku nyanja bajye ku yindi, bashaka ijambo ry'Imana, ngo ariko ntibazaribona. Ubu rero muri kuryifatishwa mushaka mutarikunda, ariko hari igihe muzarishaka mukaribura. Rero inzira z'ikigendwa, nimugerageze iri jambo ry'Imana murikunde, nimukunde ibi bintu dukora, tubishoramo ubushobozi bwinshi kugira ngo bibagereho. Kandi icyo tubasaba mwebwe ni ikintu kimwe gusa, ni ugutega amatwi ukabyumva, ni ukubisharinga, ni ukubirayikinga, ni ukuduha komenti mukatubwira ngo ahangaha nimwongere mwibe, nimugabanye mwibe, hanyuma tukagendera ku byifuzo byanyu, ko namwe n'ibyo ngibyo tubasaba. Nta kindi cya 10 tubasaba. Hano ntibatura, hano ntibatanga amaturo, nta cya 10, nta mashimwe. Icyo tubasaba ni ugutega amatwi. Abakristo tuyobora hano kundi kuri itorero, ubundi kumugani batura he amaturo wayashyira he, icya 10 bagitanga he, ubwo bajye banatubwira uko bigenza ubundi, kuko erega ibi nabyo ni itorero tubwiriza buri munsi, abantu bakadukurikirana, ariko turashaka kuzamenya naho bashyira amaturo, naho muzahatubwira. Wasanga wenda hariko turi kure yanyu, simbize ahubwo wenda muzatubwira. Amaturo bayajyana kwa pasiteri, abandi bakajyana kwa matora abegereye. Kandi nibyo mujye muyashyikiriza abashumba banyu, hanyuma twege mu duhituro ryo kutureba no kutwumva. Imana ibaho umugisha cyane. Hari abandi bantu nshaka kubwira bajye bakora amakosa. Ikiganiro ukacyumva umunota umwe ukakireka, ukacyumva amasegonda ukakireka. None se wumvisha iki? Umva ijambo ry'Imana uriryumve, umva ikiganiro iminota 30 yiduhe, ujye kugira amace si iminota 90, bakongeraho 30, 120, bagatera amapenalty 150, wicaye kuri televiziyo uri kuyireba. Kuki utakurikirana ijambo ry'Imana iminota 30 ngo umve icyo umwuka avugana nawe? Kujya se ujya ahandi runaka, ukajya mu kabaro, ukajya n'ahandi ukumva ibindi. Oya, tega amatwi n'ijambo ry'Imana, ni ubuzima. David ngo yaribitse mu mutima atazacumura ku Mana. Rero Jean Marie, ngayo nguko ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mbere yuko nsenga, nkuko sanzwe mbikora. Ndagira ngo mbane nkubwire intego tugiye kuganira. Nta kibazo ngo teza amatwi. Ntago ni ikibazo ugiye kumbaza cyangwa ni icyo tugiye kuvuga, tugiye kubwira abantu? Nibyo tugiye kubwira abantu. Ndashaka ko tuganira, wowe umbwira uko byumva. Nakubwiye ko hano haba kantu. Ubwo ni ikibazo ushaka kumbaza. Ubibona ute? Ushize ni kwambwiye. Ubibona ute? Kwambajije. None nako kantu. Agakiza gakwiye kuba gahindukana na viziyo, uko iterambere rigenda riza n'agakiza kagenda gahindagurika, cyangwa agakiza gakwiye kumera uko kahoze kuva kera. Nicyo kibazo nshaka ko unganirizaho. Nishaka ndaguha umwanya ukimbwire. Wenda niwumva hari aho ushaka kumbaza umbaze, ariko ndashaka nge nakubajija ko kavuga ngo mbese agakiza gakwiye kuba gahindagurikana na viziyo, gahindukana n'ibihe. Mbega mu gihe cy'ubukene kakaba gafite uko gateye, mu gihe cy'ubukire kakaba gafite uko gateye, mu gihe cy'intambara kakaba gafite uko gateye, mu gihe cy'amahoro kakaba gafite uko gateye. Ni ikintu gihindagurika cyangwa ni ikintu kimeze uko cyari kimeze kera kitaragihinduka? Reka dusenge. Niturangiza gusenga, senga umwami Yesu adushoboze. Mana yacu, amena. Ese umwami wacu Yesu Kristo, amina. Abagaragu bawe tuje imbere yawe. Haleluya. Aha ku Mpanda TV, ku Yabivuze TV, aha ngaha ducisha ubutumwa bwiza twamamaza izina ryawe. Amen. Turagarutse rero n'umugaragu wa Jean Marie, kandi tuzamwe no kwamamaza ubutumwa bwawe, ko niryo jambo nicyo watutumye. Waravuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Rero tuje kubwiriza abo tuzi nabo tutazi, abari hafi n'abari kure, abazungu n'abirabura, abakire n'abakene. Ariko ijambo ryawe ntawe rirobanura, ntawe ritinya, ntawe ritaruka. Ijambo ryawe nyine rigera kuri bose. Bamwe bakaryumva, abandi bakaryumva ntibaryumvire, ariko turagira ngo umuntu azumvira ijambo rizamuhindure, rizamukangure, rizamubyutse, rizamugireho umumaro, rizamugireho ubushobozi, rizamugireho ububasha. Nazaba yaraguye rizamubyutse, nazaba arwaye rizamukize, nazaba arushye rizamuruhure, nazaba ananiwe rizamuruhure, nazabuze ibyiringiro rizamusubire n'ibyiringiro. Ijambo ryawe rigira umumaro mu bantu bawe. Urakoze rero. Dusengeye abagabo n'abagore bazatwumva, abasore n'inkumi bazatwumva, abari hafi n'abari kure bazatwumva. Umwuka wera azabigishe gukora ibikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ijambo ry'Imana rikubwiye Javeti rero uragira uti ese agakiza na viziyo
bigomba uko viziyo irahindagurika sibyo ariko se agakiza nako kagomba guhindukana na viziyo nicyo uri urambaza nicyo ndi kukubaza sikuri gumbaza agakiza kagomba guhindukana nkuko viziyo igenda ihinduka ariko nagiye nanjye nkwibarize mbere yuko nza kukubonera igisubizo ariko ukunda kubaza utarasubiza wa ngaho mbaza ubundi wowe ubyumva ute wowe ubibona ute cyangwa ubyumva ute nge uko mbibona agakiza ntigakwiye guhindukana na viziyo agakiza nyine n'umwimerere gakwiye kumera uko kahoze ntabwo ari ikintu gikwiye kuba gihindagurika yego ngo iterambere niriza rihindukane n'agakiza oya ko agakiza si ikintu giciriritse burya iterambere impamvu ibintu bihindagurika no kuba biciriritse yego urumva hano i Kigali bahora bahindura inyubako kubera ko ziciriritse bakubaka izijyanye n'igihe agakiza rero nyirako wakubatse ntabwo yakageneye ko kazajya gahindurwa n'ibihe ntabwo ari akantu gaciriritse kari mu manegeka ku buryo buri munsi bazajya bahora hari wenda reka tuvuge ku gakiza na viziyo viziyo n'iterambere viziyo n'iterambere urebye ntabwo bijya gutana viziyo n'iterambere ntabwo bijya gutana hanyuma agakiza nako kakaba kari ukwako urumva ni ibintu bibiri hari agakiza hari na viziyo viziyo ukwayo viziyo ukwayo sibyo n'iterambere riri ukwaryo ariko iyo ubirebye neza ubona ko iterambere na viziyo ni ibintu bisa naho ari ikintu kimwe nubwo bidafite inyitima sibyo uko viziyo ushobora gutekereza nk'ubu urugero u Rwanda rwigeze kwiha icyo bita viziyo 2020 baravuga bati muri viziyo 2020 Kigali icyerekezo cy'umujyi cyangwa icyerekezo cy'u Rwanda 2020 yego baravugaga bati muri Kigali hazaba hari imihanda igendera mu kirere sibyo ku buryo abantu bazajya abagenza amaguru bazajya banyura mu kirere hajya za Nyabugogo ku buryo Nyabugogo hazaba umuhanda uca hejuru ku buryo abaturage banyura hejuru y'inuza y'imodoka ntibagira aho bahurira n'imodoka zigenda hasi ikindi cyavugwaga nuko imihanda muri Kigali yagombaga kuba ari myinshi kandi ngira ngo ubona ko ubu ngo aribwo biri gukorwa cyane ariko ku buryo wenda ushobora gusanga nk'imodoka z'icyerekezo kimwe usanga ari nk'imihanda ine ikindi cyerekezo ari imihanda ine ubwo ni imihanda 8 icyo wenda nabyo nubwo tutarabigeraho ariko tuzabigeraho sibyo ariko niyo viziyo niyo yari ihari nuko wenda hajemo utubazo ntago inkomyi zijya zibura ariko niyo viziyo hajemo corona nayo irabivanga bituma rero ibyo byose icyo twari twiteze si cyo twabonye nubwo tutagaye ibyakozwe ariko ibyo twari twiteze si cyo twabonye ko viziyo veni twari twitezemo ibyo ngibyo kandi twari tuzi ko bisi zizaba ziri mu Rwanda zizaba ari amataje bamwe bagenda hasi abandi bagenda hejuru ariko ngira ngo irahari njya nzibona ishobora ari nkaye ariko nazo banza zihenda kuzigenda ni visit Rwanda ziriya zigendamo abantu bashoye meje noneho rero icyo mbivugiye iyo ni viziyo sibyo noneho hari ibindi bihugu byo bitarebwa n'iyo viziyo ibyo twe turimo gushaka gukora bo babifite bo barabirenze urumva rero ntago ari viziyo bo bafite bari mu iterambere iterambere rero nuvuga ngo hari ibintu umuntu aba ashaka kugeraho nubwo hari byagezeho ariko hari n'ibindi aba ashaka kugeraho ibyo rero birahindagurika viziyo irahindagurika tubyumvikane ko n'ubu yarahindutse ibyo twari kwiteza ibyo twabonye sibyo hanyuma rero hakaza rero agakiza ko rero karatandukanye kuko agakiza ni ikintu twahawe ariko tugihabwa n'udahinduka uwakiduhaye ntahinduka nako gakiza yaduhaye ntigahinduka urimo byumva twabihawe n'udahinduka none nako gakiza nako ntigahinduka gahora ari uko nguko sibyo ariko noneho bishobora guhinduka bitewe n'impamvu byahinduka bitewe n'impamvu agakiza kahinduka agakiza nabwo ngo ni ikintu kimwe bahagaza agakiza kahindurwa n'impamvu hari impamvu yahindura agakiza ni ikintu kimwe siko twavuze ahubwo turareba agakiza kagizwe n'iki kuko nako gafite ibikagize bitubwire agakiza icya mbere ni ijambo rimwe twahawe
ariko ako gakiza kagizwe n'amabwiriza. Ntushobora kugira agakiza udazi amabwiriza, kuko agakiza ni ijambo rimwe twahawe. Reka nguhe nk'urugero ku ijambo Yesu yavuze hariya muri Yohana igice cya mbere. Ni Yohana ngira ngo aravuze ngo kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Urimo urabyumva? Hari n'ijambo rivuga ukomeje hepfo kuri 12 ngira ngo bavuga ngo turimo turaganira ubwo n'abantu barimo baradukurikira, urajya unsubiza nanjye turimo turaganira n'abadukurikiye abadukurikiye n'ababigaragaza. Kwemera Yesu ni amagambo cyangwa ni ibikorwa? Aho nicyo ndi gushaka, ndashaka kugira ngo nkwereke ko kwemera Yesu agakiza kagizwe n'amabwiriza. Kwemera Yesu ni ibikorwa. Kwemera Yesu ni ibikorwa. None agakiza kagizwe n'amabwiriza. Boretse gake mfashije. Ari gusoma ijambo ry'Imana. Ngaho soma. Kugira ngo uze kubona aho umpera. Turasoma ubutumwa mu buhanuzi Yeremiya ibice 6 ku murongo wa 16 na 17. Yego. Hari amagambo avuze ngo Uwiteka aravuze ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri abariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo, kandi nabashyizeho n'abarinzi ntimutegera amatwi ijwi ry'impanda. Ariko barahakana bati ntituzayatega. Tujye muri Yesaya ibice 4. Aya magambo ze kuyahuza ko ugeze ahantu kuri izo nzira za kera cyane cyane niho turaza kwibanda, nubwo turaza no kuvuga ku bindi. Ibice 4 za Yesaya. Yego. Umurongo wa mbere umva amagambo ukuntu avuze. Ndagira ngo uze guhuza bino bintu ko waruvuze ngo abantu bashobora kubiba bifite mu mitima gusa, mbese agakiza ni amagambo cyangwa ni ibikorwa. Reka ngo kubita imirongo Yesaya yahanuye mu bice 4 ngusubize icyo kibazo. Nta kibazo. Hari amagambo avuze ngo uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati yego tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa bw'abantu. Nasoje. Hanyuma hari ikindi kintu washaka kumbazaho cyangwa nkomeze? Urambwiye ati agakiza ari amagambo cyangwa ni ibikorwa. Ko bavuze ati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, ariko udukize urubwa rw'abantu gusa. Erega dore cyane nimvuze ngo agakiza ni ibikorwa kuruta ari amagambo. Aha, nicyo rero nahoze mvuga. Urumva nani kiri kugarukaho. Kuko icyo twe dushaka kuvuga cyangwa ibyo tuvuga ni ibintu abantu badukurikira benshi. Kandi turamutse tuyobye twayobye abantu. Ariko tunayobotse abantu nabo bayoboka. Ko dukurikirwa n'abantu bafite ubwenge. Banatekereza, banareba, banasoma kuturusha. Ibyanditswe byera. Banabizi bashobora kubyigisha nubwo wenda nta mwanya wabyo bafite cyangwa se atari umuhamagaro. Noneho rero iyo tubwira abantu ngo agakiza ntabwo ari amagambo, agakiza ni ibikorwa. Sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iri jambo usomye rivuga mubaririze inzira za kera. Iri ngiri dushobora kurivuga abantu bakariyoberamo. Bariyoberamo gute? Kangoye nk'urugero. Abantu bakishijwe bwa mbere hano mu Rwanda ntago bisigaga vaseline. Kwisiga vaseline byari ikibazo, baranakurondoraga. Urimo byumva? Byari ikibazo, baranakurondoraga. Urumva Javete? Yego. Oya barabe ndahagaribye. Ariko se we Javete, ariko uzabaze noneho abantu babizi baze by'agakiza bya kera noneho batubwire. Nzabazana. Ubundi vaseline bagwa Javete. Ubundi vaseline wabibonye ryari? Vaseline? Vaseline
nayibonye nkuze ko sinzi amoko y'amavuta nayibonye nkuze ko ntago ngenda nayiza amoko ese Jafete uzi ko vaseline abantu bo mu cyaro iwacu bayibonye bwa mbere jenoside irangiye bakajya bayiha abaturage bakazana bamwe bakayibaha mu tudobo abandi bakayibaha mu bintu bakazana ibirere bakabapfunyikira bamuzi ko bayiriye bagira ngo ni amavuta y'inka uzi ko bagiye kuyimenya bamwe na bamwe igiye kubamara hari abaturage batari bazi vaseline icyo ari cyo batari bazi n'ibyo kandi bayizanaga ari nyinshi mu kintu bakadaha bagahereza abantu mu bidobo binini bakadaha bagahereza abantu bajya bisiga ba baturage nyine unumva byari ikibazo abaturage hari ahantu uzi ko uretse uhagaze urambwiye ngo barabarondoraga sikuvuze none se n'Imana bagibabwiye uretse gato mpagera ariko ahubwo nayize mutaza kwataruka yewe nagiye nganira n'abantu benshi bakishijwe kera itorero rigera mu Rwanda byari bigoye cyaraziraga gushyira kanta mu mutwe urimo byumva kandi barabirondoraga ariko ikintu uri kwirengagiza kandi nicyo ndashaka ko ukora ntabwo nshaka kumbwira discipline y'itorero na doctrine z'idini ntabwo nshaka kumbwira iby'idini ndashaka kumbwira iby'agakiza kagakiza na discipline na doctrine ubu bintu bitandukanye kuba aba bagira gutya abandi bagira gutya oya ndashaka kumbwira iby'agakiza uzaho turi ku ijambo wavuze ngo mubaririze inzira za kera izo nzira za kera nizo nigura ngo tuzitandukanye kugira ngo abantu batazaziyoberamo kuko izi nzira za kera hari nizagakiza na idini none se idini agakiza kabaye agakiza nikaba mu idini ndabisobanura waruzi ko uburetse gato urashaka kuvuga ko Jafete reka nkubaze wamenye Imana ute namenye Imana ute Imana agakiza wagiye mu rusengero urigishwa umenya Imana cyangwa wayimenye mbere yo kujya mu rusengero agakiza umuntu ashoboye kugatorezwa mu idini ariko idini ntiribamo agakiza agakiza ushoboye kukamenyera mu idini ariko idini ntiribamo agakiza ubwo rero idini ibyo nshaka kugusobanurira rero oya wivuga ngo idini ntibamo agakiza ubivuga gusobanurira se uretse nkayo gusobanurira uretse utarajya kure umva ko Imana yabwiye Salomo yujuje urusengero niwe wubatse inzu y'Imana bwa mbere idini ni inzu uretse gato nushaka kuvuga idini urashaka kuza kunyereka irindi dini uvuga se umva ko Imana yabwiye Salomo ubwo naje nawe bisobanurira yaramubwiye ngo iyi nzu unyubakiye uzayerekeza amaso akansenga nzamwumva urimo byumva ubwo Imana iba mu rusengero irahaba se gusa ahubwo iranahakorera ahubwo use ko baze senyagiye ariko zashize se ubu nuvuga ngo muri rw'intare yimutse oya wivuga icyo wivuga ngo iba mu rusengero gusa nanone iryo turarikosora ibera hose icyarimwe ako kana rero umva abantu bishe Yesu si bari abanyadini ariko ndashaka ko tugenda step by step kubera ko nituza kugenda impamvu ndashaka kugira ngo tutaza gusimbuka ahandi za nzira za kera tuziveho none numva zibindi kuko izi nzira za kera impamvu mbikubwira abantu benshi bajya baziyoberamo ubu uyu munsi tugira intambara mu itorero abantu bavuga bati kera twe dukizwa nta wateraga kanta sibyo kandi noneho uyu munsi dufite abakristo batera kanta kandi bitari n'icyaha ese ubundi Imana ibyo bintu byari bikoze icyaha kubera iki ndashaka nyine byandikishije hari amabwiriza hari icyo ubundi amabwiriza y'agakiza yego none se ibyo bari babivanye hari amabwiriza umwuka azana mu itorero atanditse muri Bibiliya wakayazana kuko ubundi iyo bavuze itorero ntabwo itorero riyoborwa n'umushumba itorero iyo bavuze itorero uwo muyobozi waryo ni umwuka wera niyo muyobozi ni nawe burya ni nawe wemerewe kuzana amabwiriza mu itorero yandi atari ayo muri Bibiliya nuvuga ngo ari amahame yo muri Bibiliya urwo byumva amategeko y'Imana noneho ndashaka kugira ngo tuganire amabwiriza y'itorero azanwa n'umwuka kandi ari we muyobozi asobanura itorero amabwiriza y'itorero iyo bavuze itorero se iyo bavuze itorero kugira ngo ni irihe iryo mwibanga iryo mwibanga oya iri dini wowe nuko
we ni ukuvuga ahagazana n'umwuka we ni ukuvuga jama mpurugero ngubwira amabwiriza nk'igihumbi yazanywe n'abantu ayo yazanywe n'abantu nyine ariko ntibivuze ko bikuyeho ukuri erega reka ngureje afite baravuga ngo ukuri kwajyanye n'ikinyoma ku mugezi kwiyuhagira noneho ukuri gukuramo imyenda kujya koga ikinyoma gihita gifata imyenda y'ukuri gihita kijya mu mujyi abantu babonye ikinyoma cyambaye umwenda w'ukuri baravuga ati ukuri kuraje ariko ikinyoma ariko ukuri n'uyu munsi ukuri kurahari twambaye ubusa rero ndashaka ko tuvuga ukuri uko kuri ko njyewe ubuzima mbikubwiye se ntabwo ndi mukuru ariko sindi n'umwana mu idini ntihabonerwamo agakiza mu idini ntabwo ndi bukwemerere aho se ndi bukwemerere cyakora mu itorero habonerwamo agakiza hoya ariko se abanje ukanyumva twari kuvuga ngo nari ndi kukubwira ngo ubibona ute ubwo ngiye kukubwira uko mbibona ko nawe uri kuvuga uko ubibona yego uhereye kera kubw'urusengero rwa mbere urusengero rwa mbere wibuke rwubatswe n'ihema ry'ibonaniro Imana yategetse Mose kubaka mu butayu imuha metero zarwo z'uburebure n'iz'iryo hema izanamo n'abatambyi ariho bashumba b'iki gihe itegeka bene Roni abahungu ba Aroni ko bazajya baba mu ihema sibyo uribuka Imana abayisiraheli bajya impaka ku by'idini bakavuga ati ariko Mose na bene nyina na bene se nibo bazajya bigira ngo nibo batambyi b'Imana ngo Mose arababwira ati no muzana inkoni zanyu iri buze kugaragaza ikimenyetso uwo nguwo ni uzawubaye niwe Imana yabitoranije inkoni ya Mose ya Aroni ikarabya urabyibuka irabyuburabyo none se nimba mu rusengero habonerwamo agakiza ngubwira abantu uhereye mu itangiriro ukagenda uyu munsi ko katigeze kabonerwamo Mana mfasha nsobanura bino bintu neza umwuka wera ngwino kw'icyo gihe cy'abo bantu ba Aroni abahungu ba Aroni babiri Imana rero bahaye itegeko ryo gucana umuriro ngo utazigera uzima ngo umuriro ujye uhora waka ku gicaniro ntukagire ubwuzima ngo uwo muriro wakaga waraga n'umuriro wavuye mu ijuru ngo igihe kimwe bararangara ngo umuriro urazima tubyibuka yego ngo umaze kuzima ngo bene Aroni ngo bajya kwirahurira wabo umuriro ngo barawuzana ngo Imana irakazwa n'icyo bakoze ngo irabica abo si bamwe batazaniye agakiza hatabonewe agakiza aho ntihari mu rusengero mwiheba Imana yubakishije none se ngo ni ikosa ry'Imana cyangwa ikosa ry'abantu nashaka kubwira ko mu rusengero hatabonerwa mu ibyo bintu uri kuvuga oya ni ikosa ry'Imana cyangwa ni ry'abantu ni ikosa ry'abantu aha ngubwira ha kabiri bene Eli umutambyi none ndashaka kuvuga mu rusengero ngo abahungu be Bibiliya yavuga ngo bari abahungu b'ibigoryi bari abatambyi ngo bajyaga bafatira abagore ku ihema ngo bagafata ku ngufu ngo bakaka abatambyi inyama ngo bakadana ngo ibyuma by'ingobe ngo bakagenda bagatikura mu nkono ibira ngo bakavuga ngo biduhe ku neza cyangwa tubifate ku ngufu yego ngo Imana irarakara ngo kugeza igihe biciye mu rugamba aho si mu rusengero ubwira ha gatatu ababene wacu bavuba hangaha babatambyi abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi bari abanyedini baba mu rusengero Bibiliya iravuga ngo bajyaga bambara imyenda ya efode ngo bakambara ngo n'amategeko mu mpanga ngo no mu ntoki ngo no mu bitugu ngo kugira ngo bagaragaze ko ari abanyamategeko ngo bahagararaga no mu nzira nyabagendwa ngo kugira ngo bagaragaze ko ari abatambyi b'Imana ariko abo bantu nkubwiye nibo bafashe umwami wacu baramugambanira baramugura ifeza baramwica baramubamba Yesu avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nimutakizwa kurusha abasadukayo n'abanditsi iby'ubugingo ntimuzabibona none utarajya kure abantu bajya mu rusengero bagiye kureba abafarisayo abantu bajyaga mu rusengero cyangwa bagiye kureba abafarisayo babaga bagiye kwigishwa amabwiriza y'abafarisayo cyangwa babaga bagiye kwigishwa amategeko y'Imana babaga bagiye kwigishwa amategeko y'abafarisayo gute ni amategeko y'Imana oya ntago abafarisayo bagiraga amategeko ngaho mbwira Yesu yaciye umugani ngo igihe kimwe umuntu yamaga Yerusalemu ajya i Yeriko
ngo ahura n'abambuzi ngo baramukubita ngo basigasigaje ho gato ngo apfe ngo hanyura umurewe nkagira ute arakikira ngo hanyura umufarisayo arakikira ngo hanyura umuyuda arakikira abo bantu bari abantu babonerwamo agakiza abo nkubwiye bari abantu uwo muntu yari azi ko yaboneramo agakiza iyo tugiye mu rusengero hari ibintu bitatu tubonamo oya buretse kujya kure ikiganiro turiho ubu tugiye kuganira ijambo kurindi nakubwiye ngo abantu bajyaga mu rusengero ntago babaga bagiye kwigishwa abafarisayo babaga bagiye kwigishwa amategeko y'Imana ariko bayigishwa nabande abayabigisha ari abafarisayo noneho rero dore rero abakoze icyaha ni abafarisayo nibo bandi none se ijambo bataje mu rusengero ahubwo baje kumva ijambo ry'Imana niyo mpamvu Yesu none se ntuzi ko Yesu baje mu rusengero abantu bose bari kutwumva ubu habaye urusengero bakurikiranyira ijambo ry'Imana habaye urusengero birirwa baza mu rusengero ubu habaye urusengero utayari bari kumva ijambo ry'Imana ubu bataje mu rusengero nta kibazo mu rusengero rero gukiranuka baragukurahe ntago bari bugire gukiranuka bavanye mu bafarisayo cyangwa mu rusengero ahubwo baraza kugira gukiranuka bavanye mu ijambo rya jambo ry'Imana bigishirizwa hehe mu nzu y'Imana ugiye yose urisomye ntugeyo bose ibyo birashoboka onese ntujye yose nkubaze ugiye kungaburira yanduye nkaba ndashaka kurya ibiryo by'umuntu wanduye ariko se Jafe ndashaka twatangiye tuvuga ngo agakiza sa magambo agakiza ni ibikorwa kagira amabwiriza sibyo none ibikorwa ntabyo ni kukubona ndaje kwera iki barabifite kandi Yesu yavuze ngo nutagira gukiranirwa kubaruta kuruta kwa abantu cyangwa urashaka ko nigira ku muntu ndusha ibintu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukice rirareba bose abantu bakabica ibyo ntabwo bikureba birareba wowe ubikora kandi unyigisha yica ibyo urashaka babikora ariko wowe ntibikureba wowe ntabwo uri bubikore uretse ikibazo nakubaje ntabwo cyuwo uwo muntu niwe ngiye kwigira ntabwo twigira ku bantu ukora agakiza kaboneka mu rusengero oya twigira kuri Kristo kuko Kristo niwe buye rizima uwo niwe twigira ndumva haratari ngombwa umuntu ajye mu rusengero kuko nawe Yesu yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko najye nkigera mu cya data twe rero ntabwo twigira ku bantu ahubwo twigira kuri Kristo Yesu tujya mu rusengero hanyuma umva impamvu tujya rero mu rusengero nuko ari ihame ni itegeko rya Yesu ryuko tugomba kuba mu rusengero none ko hatabonerwa agakiza kandi nakubwiye ngo agakiza tugahabwa n'iki icyambere turigishwa sibyo turigishwa unyigishije ntaje mu rusengero kanyigisha radio ngatega amatwi radio ngatega amatwi televiziyo ngatega amatwi izi mbuga nkoranyambaga ngasoma ijambo ry'Imana ko ntunze Bibiliya sinirirwa ze mu rusengero bose nuko Bibiliya sivuga ngo iki iravuga ngo nimuzirengeze guterana kwera none se rose guterana kwera rero n'umugore wanjye se n'abana n'umuryango guterana kwera se nuko ko ari uko abantu bahura bakavuga ijambo ry'Imana bagasenga hako se mu rusengero aho umuteranire hose ubwo umva aho mwaterana hose mushake muri ku musozi aho hamaze kuba hera havugiwe ijambo ry'Imana ako niko nashakaga ntabwo ikibazo ari urusengero rw'inzu ahubwo naho twahuriye tugaterana tugasenga ubwo birabaye muri make urusengero tumaze kubona ko atari inzu ubwo icyo cyo turagikemuye ariko se none se Yesu yaravuze ngo muzanyubakira nzuki oya hari urusengerwa n'abantu urwo rusengero hari urusengero rw'abantu abantu bahuriramo bagasenga kandi tuvuze ko oya hari urusengero abantu bahuriramo bagasenga oya icyo wari uvuze bwa mbere ko wari tugarukaho warumbwiye atantu hose mwateranira habahera kandi ko bivuga ngo muzajya hose hazabahera none turahateraniye kandi dutaranijwe no gusenga hamaze kuba tayari ubu turateranye dore turenze babiri ko Yesu yaravuze ngo babiri cyangwa batatu ni baterana bateranijwe no kuvuga izina ryanjye nzajya nururuka mbane nabo ubu ngubu Yesu araha ubu habaye urusengero biransaba se ku cyumweru ko nzajya guterana mu rundi cyane rwose kubera iki cyane bitewe n'impamvu imwe ndagiye kukubwira impamvu uzajyayo yego guterana kwera wabanje ni wowe kwivugiye ubwawe nguko ubu turateranye guterana kwera hanyuma rero guterana kwera ubwo ni ukuvuga ngo bivuze gute ntabwo ari iby'umuntu umwe
guterana kwera nicyo bavuze guterana kwera nuko turi abantu barenze umwe nubundi turenze umwe turateranye turasenga turavuga ijambo ry'Imana kandi twasanze aricyo twavuze twabonye ko aho abantu bateraniye bumva ijambo ry'Imana basenga aho hamaze kuba urusengero siko twumvikanye nakubwiye kuki binsaba ko ninjya kubatizwa maza kujya mu idini umva impamvu uri bujye mu rusengero rero imikoro iravuga nta kibazo hari abashizemo urimo urabyumva Yohana urimo urabyumva Yohana intumwa reka tandukanya ntago abantu bose babatiza ariko ntabwo uri kunsubiza wowe impamvu ugiye mu rusengero ugiye gushaka yaberejwe kubatiza nyine ntagiyeyo nkajya kuri Yorodani ukibatiza se abwira pasiteri akaza akambatirizaho senge mu rusengero rwe pasiteri se uzemera umva birari uko ubwo oya pasiteri byo nuramuka umuhamagaye akaza akemera kubatiza hazaza kubatize nta kibazo nzaba hari ikindi nzamba nta kibazo azabatizwa nta kibazo umva birari uko ntivuga ngo maze abana b'Imana baraganiraga siko birivuga muri Maraki ngo igitabo cy'urwibutso kikabumburwa none se nimba tuganira mu ijuru bakandika kuki biza kunsaba ko njya mu rusengero erega menya ko wowe izo nkuru uri uvuga uri murabyumva umwami Yesu niwe watanze itegeko ntago ari ukuvuga ngo guterana kwera n'itegeko ntago ari ivuga ngo noneho ni ihame guterana kwera ni ihame ntago ari uvuga ngo ni ibintu byo gutereta abantu utari mu rusengero none se ari ku rusengero wowe ushaka kuvuga reka buretse urusengero ushaka kuvuga n'uruwe hari urusengero abantu bahuriramo bagasenga sinza kuvuga insengero zinshi zabayeho hakaba naza kuvuga urundi rumwe gusa reka barirwo mvuga ko kumbaje urusengero n'uruwe urwo Yesu yavuze na Paulo akaruvugaho Paulo yaravuze ngo mbese n'urwo gusa bavuze hari izindi 5 ubundi bibiri igaragaza insengero 5 hari urwo mu butayu hari urwubatswe na Ezira hari urwubatswe na Salomo hari urwubatswe na Kuro izo zose ni insengero hari urwubatswe hari n'urwo Imana yavuze ngo mwanyubakira nzuki ari rwo rwo izo zose ni urusengero rugendana ari nizo zindi urwo dukwiye kuba dutunganya n'uruwe noneho rero icyo ugomba gutandukanya rero hari urusengero rw'umwuka yego si umwuka niki ntago ari umubiri kandi ariko birivuga reba ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu oya biraba ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe noneho rero uvuga reka tuganire tuganire ni umutima cyangwa ni umubiri urahamya ko ari umubiri urusengero rw'umwuka ni umubiri nimba hari ahandi uzi bisoma uhambwire ko nyina kubiho byanditse ntago ngewe nemeza ko urusengero rw'umwuka ukuvuga nubwo umwanditsi yavuze umubiri ariko ni umutima wowe se ubivanye impamvu mvuga ko ari umutima kuko umutima niwe muntu verise nyine umutima niwe muntu wowe kuvuga imyibwirire verise noneho genda bizi ko ariko handitse ibyo uvuga ndabizi ko ariko handitse ibindi uri kubivana ariko noneho icyo nshaka kuvuga urusengero rw'umuntu urusengero rw'Imana sibyo Bibiliya ivuga gutyo ko ari imibiri yanyu ariko wibuke ko Bibiliya igaragaza umutima ivuga cyane kingura niwemera ukingura urugi rw'umutima wawe ndinjira si Yesu bivuze yego cyane rwose nukingura urugi rw'umutima wawe ndinjira noneho nukuvuga bivuze iki rero Yesu yakwinjira umubiri usa nabi yakwinjira rwarugira umubiri usa nabi rwarusengero rw'umubiri udatunganye yakwinjira mu mutima icyo wanduze bavuze umuntu w'inyuma n'uw'imbere havuga umuntu w'inyuma Paulo yavuze uw'inyuma avuga n'uw'imbere yego uyu w'inyuma rero yanduza uw'imbere rero ufite agaciro ariko urumva uw'inyuma agira ingaruka uw'imbere agira ingaruka atewe n'uw'inyuma uw'inyuma uw'imbere ingaruka agira aditerwa n'uw'inyuma agakiza n'iterambere bigomba kubana se agakiza na viziyo kagomba guhindukurikana nko bizihinduka ntago uko iterambere rihinduka n'agakiza kagenda gahinduka reka tubwire abantu ko atari byo agakiza ko ntigahinduka
kandi twasanze agakiza atari amagambo ahubwo agakiza ari ibikorwa. Icyo cyo twacyumvikanye afite. Yego. Agakiza twasanze si amagambo, agakiza ni ibikorwa. Noneho rero ubwo ugiye kuba babandi bavuze kuko agakiza gaturuka ni ijambo ryitwa gukizwa. Yego. Uraza kubihuza gute se n'abandi bavuze ati murebe ibyo mvuga? Murebe ibyo nkora nimwumva ibyo mvuga. Abo nabezikoro. Kandi tuvuze ko agakiza ari ibikorwa. Nese uyu muntu nimba akora ibikorwa byiza. Akaba yambara ubusa, ayenamwe ibitabi. Reka duhere kuri ijambo wenda ryitwa agakiza kugira ngo wenda umuntu ashobora kumva wenda ijambo agakiza. Ijambo agakiza rituruka ku gukiza. Yego. Sibyo? Icyambere nuko twebwe twakizijwe. Hari ibyo twakijijwe. Sibyo? Agakiza ni nko kuba warugiye gupfa. Umuntu akaza akagukiza. Burya nka wa muntu wahoze uvuga wamanutse ava i Yerusalemu agiye Yeriko. Agahura n'abambuzi bakamukubita bakamwambura. Burya bari bamwishe. Ariko umusamariya mwiza yaramukijije. Yego. Noneho rero ni nkuko twebwe rero ubwo biravuze ngo twarakijijwe. Twakijijwe iki rero? Sinzi kiri buri kucyumva. 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 Twarakijijwe. Ahubwo twakijijwe iki? Icyambere twakijijwe ni urupfu rw'iteka. Ndabyemera. Urwo rupfu rw'iteka twararukijijwe. Niyo mpamvu twitwa ngo twarakijijwe. Sibyo? Twakijijwe urwo rupfu rw'iteka rwari ruturiho. Yesu yararudukijije. Niyo mpamvu byiswe rero ngo twarakijijwe, niyo mpamvu byitwa agakiza. Agakiza rero no kuba twarakijijwe byo twabikijwe nande ni Yesu. Cyo ni kimwe. Hanyuma rero tugira amabwiriza Yesu yaduhaye tugomba kugenderaho. Ayo mabwiriza rero niyo tugomba kwitaho. Cyambere no gukiranukira Imana. Sizere buri mu kubyumva. Rero icyo naringiye kuvuga cyangwa cyo nagira ngo mvugeho kuri icyo kintu wambajije tugitangira kambura uti agakiza na vision bigomba agakiza ntigahindagurika nuko kameze gahora rakonga. Kamaza tubazo tubiri. Ihangane. Urabona kera kare wambwiye ati abantu ba kera iyo bashyiragamo kanta barabatuzaga. Iyo bisigaga vaseline icyo gihe byahindukaga icyaha. Byabaga ari icyaha. Ubuse wabigize icyaha yarahindutse ntabwo bikiri icyaha. Dore rero cyangwa n'ubundi biracyari icyaha. Hari ikintu rero turi buganireho. Hari ijambo wambwiye ariko ngira ngo tuze kurigarukaho. Hari ijambo wambwiye urambwira uti Mose yari afite ubusobanuro urugendo rwe rwose, sibyo? Yarasobanura iki cyangwa urugendo rwe rwari ruvuze iki? Uravuga uti urugendo rwa Mose rwari rusobanuye wo kuva muri Egiputa cyangwa se reka tureke inkuru z'Abisirayeli, ahubwo Mose yarasobanuye iki ku Bisirayeli? Icyambere yarababereye umuyobozi uvugana n'Imana akabazanira amakuru avanye ku Mana. Ugameze nk'umwuka mu gihe cye. Yego. Mu gihe cye. Yego. Hanyuma rero uyu munsi mu gihe cyacu twebwe umuyobozi ni umwuka wera. Ndabyemera. Noneho rero umwuka wera ajya azana amabwiriza atanditse muri Bibiliya. Azana amabwiriza atanditse muri Bibiliya. Reka ngoye nk'urugero. Ko Bibiliya sivuga ngo ubuhanuzi bwose tugerageresha ibyanditswe byera. Oya ntago nazana ibitanditse tuzabigirwa n'iki ko ari umwuka ubizanye. Kandi icyambere nuko umwuka abawufite abafite umwuka barabimenye ari uvuze cyangwa niba atari. Reka ngoye nk'urugero kuri jewe. Jewe nese bavuze amayerekwa. Iyo bavuze amayerekwa personally wowe ni wowe. Noneho reka gufata noneho tuvuge uratumwe noneho. Reka kuvuga ufata wowe ngo ugire ngo abantu bose badukurikiye bafite impano igenzura imyuka nk'iyawe. Ndashaka guha urugero nyene rw'ibyo nayivuze. Nkange urugero nkuko wera yarasanze. Arambwira ati ntuzongere kunywa ubushera. Ariko ntabwo yasanze bose. Wenda hari nabandi yabujije. Ariko hari nabandi babunywa. Ubushera surabuze. Ubushera ntabwo ndabunwaho. Nta nubwo ndabona aho babukora ariko nyambona ntabwo kuba ko ari ikinyarwanda n'ubishe bwa mbere bisanzwe bizwe. Ntabwo ntunabuzi numvikana ko utabuzi. Oya ntabwo navuga ko mbuzi ko sindabunwaho. Ubushera na amasaka bashigisha.
yego nta masaka aya ngaya basyamo igikoma barayafata bakafata ivu ryo mu ziko bacana amashara ryavu bakaza kurifata bakaritosa bakarivanga n'amasaka ya masaka bakagenda bakashyira mu kintu bakayapfundikira akazahuguta ubundi akazana umurama akamera nk'ahameze hanyuma bakazanika kuma bakayasya akavamo ifu bakayita amamera abanza kuvanamo yava ariko ntago rivamo barayanika bamara kuyanika ahubwo bakayakuraho ya mizi yamezeho hanyuma barangiza bakayanika bakayasya iyo fu rero niyo bengamo ibigage bakengamo n'ubushera ibigage rero byo impamvu bitandukana ibigage barabisembura bashyiramo imisemburo bigasindisha ubwo bushera ya misemburo y'abafarisayo bavuze imisemburo y'abafarisayo ni amagambo bavukoresha cyangwa imihango yabo noneho rero cyane nivuze nkange Imana yarambuye umwuka wera yarasaza arambwira ngo ntuka mu bushera kandi naraburetse kuva nakizwa maze imyaka 10 ngira ngo mburetse ubushera maze imyaka 18 ndetse ubushera simbunywa kuva icyo gihe ariko ababunywa se bikoze icyaha ariko abandi barabunywa kandi simbashinje ibyaha urimo byo cyo kubwira umwuka rero ageza akaguha amabwiriza wakakubwira ngo urakora gutya nawe urakora kuriye bikaba bitandukanye kandi mwese mukorera Imana nuvuga bivuze iki rero Mose yavuganaga n'Imana akaza akababwira icyo bavuganye kandi bafite amategeko bari bafite amategeko ariko ntibyari bivuze ko Mose yagendaga akavugana n'Imana Imana ikamuha ubutumwa akaza akabuha Abisirayeli kandi bafite amategeko bivuze iki rero umwuka wera ni umuyobozi w'itorero ajyaza n'amabwiriza akaza akabwira umuntu akabona ngo ndashaka kubwira itorero gutya umuntu akabivuga icyo akora ntago biruzuzanya byose biruzuzanya n'ibyaritswe byera ubwo butumwa uko bumeze kose buraza bukuzanya n'umwuka wera rero zakatubwira abantu ngo agakiza na viziyo ni ibintu bibiri bitandukanye ariko ntegeza ko abantu bakwiye kuba basirimuka gusirimuka na viziyo ni gusirimuka na viziyo ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo gusirimuka ze kari bisanzwe ko umuntu wese agomba kwambara neza gusirimuka rega no kwambara neza ko umusirimu nyine ukambara neza ukamera neza kwambara neza kuki ushaka ureka kuvuga kwambara iyo uvuze gusirimuka naho gusirimuka bihagarariye kwambara neza oya gusirimuka ntabwo ushobora kwambara neza gusa aho gusirimuka bihera ku mutwe bikagera ku birenge iyo uvuze ngo umuntu ni umusirimu bavuza imyambarire oya urashaka kubihuza n'iki wowe umusirimu nukuba iyo umuntu avuze ngo ni umusirimu babivuze ngo umuntu mu mvugo yoroshye yabo.com bavuze ngo ni umuntu uri smart bavuze ngo uri smart rero mu Rwanda abantu bitwa abatsaperi smart nyine mu Rwanda abantu bitwa abatsaperi umva abaribo ariko ijambo ryitwa umusirimu ubusirimu ndashaka kuzamenya icyo rivuga abatsaperi rero ariko ubusirimu ni icyongereza ni igifaransa ni igiki ntabwo ari icyongereza hanyuma abatsaperi kamwe bura kwa kanuni abatsaperi ni abantu ngo bazi kwambara nako waruvuze ngo ubusirimu ni ukwambara oya none iyo bije ku busirimu rero bitandukana no kwambara cyane nko kumutsaperi kwambara byo no kutsapa nyine no kwambara neza abantu bakaba bakuzeho kuzikurimba no ku musirimu hohoye saho gusa no kubona no kubuzi ibintu gukora mu mutwe mu maso uko wambaye kuhera aha kugera kaburi musi ariko no mu mutwe no mu bitekerezo ahantu hose ukanyuka kaburi umusirimu kaburi smart umuntu usaba umutwe umuntu aba umusirimu mu mutwe gute ahubwo umuntu aba umunyabwenge umuntu aba umunyabwenge ariko atari umusirimu mu mutwe atari umusirimu ibyo wapi ibyo ntabwo ndi bubyemere tuzabikora ikiganiro bikubwira neza kuko impamvu ujye wibwira ikintu biriya yavuze yaravuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byaha niko kujijuka umuntu yashobora kuba afite ubwenge ashoboye kubana ko afite ubumenyi nuko abuze ubwenge icyo ahubwo urabikosoye iyo rero uri umusirimu no mu mutwe kugira ngo ntuvuge ngo uri umusirimu suko wambara neza ahubwo nuko n'imivugire yawe n'imigendere yawe nuko usobanura ibintu byawe izo bisobanura ubusirimu ufite
oya gusobanura rega haba gusobanura n'ubusirimu ni ibintu bibiri ubusirimu uguraza kubisobanurira abantu ngewe nuko mbyumva kuba umusirimu nukwambara neza nuko ngiye bimenyereye umuntu wambaye neza baravuga ngo uyu muntu kwere kabisa numusirimu icyambere agomba kwambara neza kabiri akabagira isuku uwo muntu ufite ibyo bintu bibiri wambara neza agira isuku uwo mbabwita umusirimu sibyo gusa n'inzu utahamo n'imodoka ugendamo ushobora kugira inzu nziza ukagira imodoka ugendamo ariko nanone wambara nabi oya byose nyine uri umusirimu uba wambara nabi udakaraba kandi ubifite kandi uri umusirimu uwo musirimu akora utwo tuntu twose kugira ngo umusirimu umuzeho reka tubuze n'igice cy'umwuka tutaza kwihuza n'igice cy'umubiri gusa hanyuma twari twibajije ngo mbese ntabwo umuntu w'umukristo agomba kuba ari umusirimu ahubwo umukristo agomba kuba umusirimu byahatara ahubwo niba agomba kuba ari umusirimu rero ko kera ubu ngeze ku musozo aho nza kubaza ngo ni mubaririze inzira za kera aba arizo munyuramo niho muzagira uburuhukiro bwo mu mutima ko kera ubu ngubu iwacu mu itorero cyangwa iwanyu mu itorero aho usengera simpazi kera ku inzira za kera zo mu Rwanda abana b'imyaka 18 ngo ntibambaraga bambaraga ubusa aho batangiriye kwambara batangiye gukura bakambara inshabure sibyo se siko byagendaga yego njya ndeba ku byogerano by'abanyamateka nkabona abagabo bambaye ubusa nta kintu bambaye ubwo ni mu gihe cy'abami mu gihe cy'abami itaraza mu Rwanda hanyuma none ubu umuntu wambaye bino akamini kagera hano biba bikoze ikosa sibyo uwambaye imyambarire mibi ngabanye imyambarire mibi uwambaye ibirebire muri wambaye imyambarire myiza ntabwo umuntu uko iterambere rigenda riza yakwambara ibijyanye n'igihe agezemo n'igihe tugezemo cy'iterambere ku iterambere rigenda riza ariko nanone ntudeviye kwambara kwikwiza kwambara ukikwiza kuki kwikwiza se kwikwiza kuki nimba ngewe nshaka kwambara ibijyanye n'uko abandi bantu hari igihe bambara imyenda ijyanye n'igihe barimo mu bantu mu matsaperi nyine abantu bazi kwambara neza haba imyenda y'imvura hari imyenda yo mu zuba hari imyenda yo muri picnic bagiye gutembera hari imyenda yo muri bagiye koga abantu bagira imyambarire bambara hari yo mu bukwe hari yo mu rusengero kuki nakwambara imyenda yo mu kirori nkayambara nk'ugiye mu rusengero kuki ntakwambara bitewe n'ahantu ngiye kuki ntabo mu buzima bitewe n'aho ngiye ni cyozo rakwibaza kuki nambara imyenda ntakwambara imyenda nimba ngiye ku rusengero nkafite yo mu rusengero nimba ngiye mu butembere nkafite yo mu butembere nimba ngiye ku mazi nkafite yo nakwambara ngiye ku mazi wayi nambara imyenda y'ubwoko bumwe ngo ni kugira ngo hari ikintu rero ubundi hari ijambo bita kirazira abanyarwanda bagira kuva kera urimo urabyumva muri iyo kirazira rero hazamo no kwambara neza nabi muri kirazira hazamo no kwambara nabi ni ukuhe kwambara nabi ni iki rero igihe cyose wambaye umwambaro utuma abantu babona ubwambure bwawe uba wambaye nabi ubwo rero agakiza kagendana na viziyo none ko kera bambaraga inshabure ko kera bambaraga inshabure nubwo bambaraga izo shabure se uvuga nizi abagabo kera abapasiteri tuziranye babasaza ko bajyaga batubira ko bajyaga kubwiriza bambaye amakabutura none ubu ngubu iyo wambaye ikabutura mu rusengero wayambara ukajya muri korali icyo gihe niyo myambaro yari ihari ubwo rero kagendana na viziyo oya wibuke ko bambaye amakabutura bavuye ku duhu muracyumva bambaye amakabutura bavuye ku ruhu uruhu rw'intama yego bafataga uruhu bakarwambara ari uwo mwambaro yego nabwo kandi bakawambika umwana ari uko akuze yego ubundi ari mutoya bagayigaragura aho ngaho ameze gutyo yambaye ubusa noneho abo bantu rero bavuye ku ruhu kandi urwo ruhu bambaraga ntirwageraga ku birenge rwabaga ari rugufiya Imana ikoze igitangaza haje iterambere noneho bagera ku myenda uwakoze imyenda yatangiriye ku makabutura arabambika nayo bahereyeho bukeye haza indi myambaro haza amapantaro nayo barambara uri babyumva none se kuki nambara ikabutura mukabingira nk'icyaha kandi mwarazambaye ntihagire Imana ibahana nyine icyo turiho tuvuga iyo bavuze kirazira nose icyo gihe kirazira reka ngoye nk'urugero bansobanura ko kantu abantu babyumva icyo gihe bazambara
byari kirazira cyangwa ntibyari kirazira icyo gihe bayambara ntago iyo myenda ntago yari kirazira yaje kuba kirazira gute rero kirazira sugira ngo niki reka ngwe nk'urugero rumwe kugira ngo wumve kirazira hari umuntu uramutse urongoye mushiki wawe waba ukoze icyaha cyangwa ntago waba ugikoze waba ugikoze ko mu mategeko byanditse mu mategeko biri mu ijambo ry'Imana rirabivuze aha none ashaka kubaza wemera ko Imana irema Adamu na Eva bakava mu ngobyi bari babiri cyangwa ngo bari babiri umwana wa mbere babyaye ninde Sigahini uwa kabiri babyaye ninde Abel hari undi muntu hari mu isi none se abandi bantu baturutse mu bigaragara iyo urebye ubona ko abakera aba mbere barongoraga bashiki babo nyine nuko nta bandi bantu bari bahari nicyo ndi kukubwira nyine nicyo ndi kukubwira ariko byageze aho bizamo kirazira noneho noneho ubu rero biravuze nimba myumvise Imana iravuga ngo no irahagarara ariko dukurikirana nabo barabyumva nkanjye wenda cyangwa barabyumva ko hano baravuga ngo ubibona ute none icyo gihe rero iyo myambaro abantu bambaraga muri icyo gihe ntabwo ariyo ubu wagarura ngo wambike abantu kuvuga ngo bagaruye amakabutura twakongera tukayambara ntibe kirazira bagaruye amakabutura akaba ari yariho isura amakabutura ntibayambara n'uyu munsi nase ugiye mu rusengero yambaye uje muri korali yawe tuye umurindi abarindi bose bakaza babagomba oya nta ese baza bambaye amakabutura gute kandi buri toro ryose rifite discipline yaryo buri toro ryose ryashizeho discipline ariko nta cyaha kirimo ibyo biza muri discipline ariko nta cyaha nyine ntibikoze icyaha ibyo biza muri discipline yego numva ngo niba twebwe ubundi icyaha twebwe niba twumvikanye twavuga ngo tuzambara dutya uzabirengaho bizaba icyaha biza guhinduka icyaha iyo ubikoze uba ukoze icyaha kuko isezerano ni ikintu gikomeye ababikoze ahandi ni ukuvuga ngo ntacyo bishe ababikoze ahandi babyumvikanye nabo kuwe ababikoze ahandi ariko ariyo ntuza yabo ariyo masezerano yabo ntacyo nta cyaha bakoze kuko ni amasezerano yabo tugaruke kwa rya jambo rero nashaka aho ndaraho dutinda tukagaruka kuri jambo tugahita dusoza kuya tutarambira abadukurikirana bakavuga ati ko biraza gusoza gute twasomye jambo rivuga ngo ni mubaririze inzira za kera abari zo munyuramo ngo ariko baravuga ngo hoya ntazo tuzanyuramo yego ngo nabashyireho n'abarinzi ngo bavugirize impanda ngo muravuga ngo ntayo tuzumva twasomye n'indi muri Yesaya mu bice 4 wenda bugumye kuri iryo inzira za kera wakwibaza uti ababwirwa ni bande nabahoze bazifite ariko bakaba barazitaye yego inzira za kera zivugwa ni inzira yo gukiranuka izo nzira za kera basekuruza babo bagendeye cyambere ababwirwaga na Abisiraheli yego izi nzira za kera Imana yabibutsaga ni inzira basekuruza babo bagendeyemo ba Dawidi abahanuzi abami ba kera bagendeyemo basekuruza bacu ko batadefirizaga ko batashyiragamo kanta ko batashyiragamo bya bintu byose bamira ngo batisigaga harya na vaseline none tukaba tuvuga ngo nitubaririze inzira za kera zizo basokuruza bacu vuze nituzibariza tugasanga ruko zimeze tuzinyuremo ariko bose abanyarwanda babwirwa isi jambo ry'Imana ahubwo iryo jambo ryabwiye ababwiwe n'Abisiraheli ahubwo urashaka kugira ngo tubihuze n'ubuzima tubamo bwo kubaha Imana we gutandukanya Abayisiraheli mu ijambo ry'Imana n'abacu oya turabatandukanya ijambo ry'Imana ryandikiwe kiryandikiwe Abayisiraheli ariko nyine turabatandukanya kubera ko hano turi batandukanyirize ni hehe abo bantu babwiwe gutyo kugira ngo batubere icyitegererezo sibyo ni abantu bataye inzira nziza bagenderagamo barayita baragenda bayoboka indi nzira itari nziza Imana ituma umuhanuzi rero niko kugenda babwira ngo bambwirire ngo babarize inzira za kera banyuragamo za zindi nziza nakundaga abarizo bongera gusubiramo ya nuko nguko rero ni numva ari cyo gicyo wenda naba usubije kuri iyo jambo tubwira n'abantu ngo umuntu wese uzi ko ariho agendera mu nzira itariyo yahoze agenderamo yo gukiranuka uwo muntu agomba kwivamo akagaruka muri iyo nzira yo gukiranuka kuko n'ikimana ishaka ku bantu kandi abantu bari kuvuga bati reka twitirirwe izina ryawe gusa abashaka aba bagore wavuze bavuga ngo barasaba kugira ngo bitirirwe izina rya reka tuvuge aba bagore tubagiriranye n'amadini y'iki gihe wibagiranye niko bimeze niko biri abagore biri yavugaga n'amadini
ni amadini umugore asobanura itorero ubwo reka tuvuge ngo none nuko tubyisi yego sibyo niko byitwa ni abagore si abagore barindwi bamubwiye bati reka twitirirwe izina ryawe gusa ibindi byose tuzirwanirwa tuzitunga ntacyo tuzakwaka tuziyambike bivuga iki rero abo ngabo ni amadini y'iki gihe avuga ati mbwiriza izina ryawe ariko ubugingo uzabwihorere mbe umushumba mbe pasiteri ngira abakristo benshi ku isi bama amaturo bama ibiki byose ariko ubugingo uzabwe ko igihembo ni ubugingo none umbabarire mvuga izina ryawe ne gupfa wazimenya ngewe nzimenya ntacyo nzakubaza umbabarire mpanure ariko ntunyice nta kibazo n'ubu kandi bariho bahanura bavuga izina rya Yesu bariho babwiriza bavuga izina rya Yesu hanyuma Yesu akabareka kandi bakorera ibyaha bakabikorera no mu nzu y'Uwiteka no hose bakabikora no mu rusengero bakabihakorera ibyo byose bakagaruka ejo bakongera bakabwiriza impamvu rero Imana itabica ni iryo sezerano nicyo bisabiye twitirirwa izina ryawe kugira ngo bidukize urubwa rw'abantu hari akantu natekerejeho kw'iri jambo urumva impamvu yavuze ngo tukwitirirwe bitukize urubwa rw'abantu nimba hari igitutsi kibi ni ijambo rivuga ngo urakabura idini ni igitutsi oya kabura idini ntabwo kibabaza ni igitutsi ni igitutsi ariko ntabwo kibabaza yego rero impamvu navuze ngo ni abanyarwanda ntabwo icyo kibara igitutsi kabura idini buriya wowe ushoboye kumva ko batakibara nk'igitutsi ariko ni igitutsi oya ubwiye umuntu akarakabura idini rwose turakabona umuntu wapfuye akabura umushyingura nturababona hakabura umuntu umushyingura ku irimbi si umusilamu si umugaturika nta pasiteri nta padiri nta shehe nta mizirima ntawe nzira njye narababonye mbaza ngo ku irimbi biba bimeze gute habuze umushyingura baba bameze nk'ugiye gushyingura imbwa kuko nta dini agira ko ntagira habarizwa urumva rero idini naryo rifite agaciro hanyuma aba bantu rero baravuze ngo dukize urubwa rw'abantu bo kubura uwo twitirirwa uduhe icyitiriro gusa dukomeze tuba abo twaribo nicyo bashatse kuvuga dukomeze dukora ibyaha uko twabikoraga dukomeze dusambane dukomeze twibe ariko twitwe abakristo wowe tukwitirirwe gusa wowe duha agaciro ntutwirukane twitwa abagore bawe twitwa abanyetorero twitwa abakristo ariko ibyo kuvuga ngo ubugingo ntabyo dukene uzabwihorere we uduhe kwitirirwa izina ryawe gusa none Yeremiya yavuze ngo nimubaririze inzira za kera kandi inzira za kera wavuze ngo zari inzira zigororotse zari inzira zo muri Yesaya ibice 38 ku murongo 8 aho avuga ngo 38 ku murongo 8 ko tegeza aho avuga ngo hazaba inzira kandi hazabaho inzira nyabagendwa izitwa yo kwera no gukiranuka abanduye imitima ntibazayiyoba ngo iyo nzira izabiya babandi Imana ishimwe aravuga ngo abagenzi nubwo yaba ari abaswa ntibazayiyoba abantu nibanyura mu nzira banyuragamo kera urumva Imana imirahwitura urukundo rw'Imana rurakomeye ni rwa rukundo rw'Imana nubwo abo bantu basabye gutyo bagasaba nabi ariko urukundo rw'Imana ruracyabariho irababwira iti nubwo mwanyuze mu yindi nzira mukajya mu bitashimisha Imana mukanyura indi nzira mugakora ibyaha byangwa n'amaso yanjye ariko ni mugaruki murariko ibabwira mwete mwakoze ibyaha byinshi ariko ni mugaruki tugira ngo tunabwire umuntu waguye aho zasenga Imana yabwiye ngo garuka wireba ko utunzwe n'uburaya wireba ko utunzwe n'ubusinzi wireba ko ufite akabari wireba ko ufite rogi wireba ko ibyaha ari byo bigutunze garukira aho ngaho baririza inzira za kera abarizo unyuramo ubundi unyure mu nzira yo gukiranuka nunyura mu nzira yo gukiranuka Imana izakugirira neza ngira ngo rero tunasoreze hano wenda ikiganiro kuko ni byinshi twavuga ariko agakiza twongere tugasorezeho tubwira abantu ngo agakiza ntabwo gahinduka agakiza nikajyaga Yesu ko yari ari kera kwandiki abaheburayo yavuze ngo Yesu ko yari ari kera n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka byose agakiza k'umuzungu niko kumwirabura ak'umunyamerika niko k'umunyarwanda nta tandukaniro rihari ijuru tuzajyamo amabwiriza namwe yo kujya mu ijuru n'ugukiranuka Bibiliya iravuga ngo ukiranuka niwe mukiranutse nta bindi bintu utundi tuntu tukora n'utwo kwiremera uducocero gusa ariko ukiranuka niwe mukiranutse Imana ibaho umugisha murakoze cyane ndagushimiye mwene data ikiganiro kiza dukiranye kandi tuzakomeza kugira n'ibindi biganiro byinshi ariko ibi byose tubikora kugira ngo turebe yuko hatagira n'umwe warimbuka natwe dushyireho ibuye ryacu kugira ngo kibura twamamaze ubutumwa bwiza abantu batazitwaza ko batumvisha
kiba uyu munsi dukoze ibyo dukwiye kuba dukora. Imana ibaho umugisha bene data mukurikirana iyi channel yabivuze TV Impanda TV, mukadukurikirana buri munsi. Reka tubasabe mwe kumera nka babandi, ni mukora ibyo mukwiye gukora, mutega amatwi, musharinge ibiganiro bigera kure, kandi n'abari bamaze iminsi batatwumva barabiretse, ni mugaruke mutwumve, kandi mwumve ibiganiro mu byumve birangire, ntubyumveho minota, oya umva ikiganiro kirangize, wumve icyo umwuka gushakaho. Reka kumva uko gitangira gusa introduction gusa, oya umva ikiganiro cyose, wumve icyo umwuka ashaka ku buzima bwawe. Imana ibaho umugisha, turabashimiye mwese kubw'imirimo myiza mudufasha kwambaza ubutumwa bwiza. Imana ibaho umugisha nawe, kandi Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Senga Imana dusoza. Turagushimira mwami w'ijuru n'isi ko watangiranye natwe mu kiganiro, twatugeze ku musozo. Izina ryawe nirishimwe. Dusaba umugisha badukurikiye, kandi turabasabira n'imbaraga zo kugira ngo bakore ibyo gukiranuka mu izina rya Yesu. Izi nzira zo gukiranuka tuzisabiye buri muntu wese mwami Yesu, kugira ngo umuntu wese wataye inzira agaruke mu nzira, uwaguye agaruke mu gakiza, abari barasubiye inyuma Uwiteka ubagarure, kandi abari bacitse intege ubongerera imbaraga. Ndabasengera mbingingira, natwe twisengera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.